ubuzima bwanjye bwose nabuhariye wowe kuko ni wowe shingiro yo kubaho kwanjye. Yesu nashimwe inshuti y'umusaraba mwene data, nyemerera twomeze dufatikanya kubaka ubwami bw'Imana muri twebwe. Nkuko rero tumaze iminsi tubireba, twabonye ko umugambi w'Imana ari ugutura mu bantu. Yabanje kubaka ihema imbere. Iryo hema rero rwari urusengero baterura bakarwikorera bakarujyana, rufite amategeko menshi ariko rufite ibibuzanijwe. Ibikoresho byarwubatse ihema ry'ibonaniro ni Imana yabitegetse, ibipimo byavuye ku Mana bivuga yuko umuntu hava akagera ari Imana imukora. Ab'isi iyo baza kubasha kurema umuntu bari kubishobora ariko ntibabishoboye, impamvu Imana yabyigumaniye. Uyu mwanya reka nkubwire ko ubuturo bwera bwubakishijwe ibintu byavuye kwa Farawo. Bishatse kuvuga yuko buriya gukorera Imana hari impano dufite, hari ibintu dufite dukizwa twakijijwe, hari ibintu dufite bishobora gukorera Imana. Simvuze ibyaha umuntu yakora ngo akorere Imana. Imana ifite ikibazo cy'ubukene ku buryo ikeneye ibintu by'abanyabyaha. Ndimo nshaka kukubwira gusa ko Imana igikoresha ubwenge. Niyo mpamvu usanga umuntu yarize. Iyo umaze gukizwa rero ntabwo ubwenge wigiye kwa Farawo ubusiba, aho gukoramo ibyaha hasigaye ubundi ukezwa. Niyo mpamvu ubuturo bwera bwari bwubatswe hakoreshejwe ibipimo. Ikintu cyose cyari gifite igipimo ntarengwa, ndetse bukaba bwari bwubatse mu butunzi ubw'Abisiraheli bakuye muri Egiputa. Abisiraheli rero wari barakoreye Abanyegiputa murabizi imyaka myinshi badahembwa, bagiye kuvayo Imana ibategeka gutira Abanyegiputa ibikoresho by'igiciro nk'uko Imana yabibwiye Mose. Ntago babyibye. Imana yabwiye Abisiraheli ati ngewe nzabishyuriza, kankubwire uzajya ukora neza niyo batabikwitura. Icyo namaze kukibona. Namaze kubona ushokorera umuntu ibintu byiza yarangiza ntanagushimire. Ndetse nagiye mbona bica abantu intege, kandi ntabitaca intege. Tekeza gufata umuntu ukamugirira neza hakwitura inabi, ndetse ku buryo bivamo n'urwango. Ugasanga umuntu yarakwanze kandi akwanga ibyo wamukoreye atabikwitura atanabigarura, ariko bigira ngo urekeraho gukomeza gukora neza, cyangwa se n'ibyo wakoze bihinduka umuvumo. Niyo mpamvu nkubwira ngo munaguhemukira wamukoreye neza ntanabikwitura ntanagushimire tuzarakare. Imana ifite izindi nzira yanyuramo ikagukomora igikomere. Abisiraheli bakoze imyaka 400 badahembwa, bakubitwa, bababaye. Imana bikora ku mutima. Mpamvu Imana yavuze ngo numvise gutaka ubwoko bwanjye butakira nje kubatabara. Batakaga banavuga ko bakora badahembwa, bakubitwa ibintu birenze, ariko ngo bagiye kuvayo Imana irababwira ngo noneho bwira abantu umugabo wese asabe umuturanyi we n'umugore we, asabe umugore mugenzi we, basabe ibintu by'ifeza n'iby'izahabu. Uwiteka aha ubwo bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa. Biri mu Kuva 2 ibice bibiri umurongo wa mbere kugeza ku bice 3. Ibyo nibyo rero byakoreshejwe kubaka ihema ry'ibonaniro babikuye muri ayo maturo. Urumva ni ibintu Imana yabahaye. Uruzi gushaka kugirira umugisha ku Banyegiputa. Ntago babibye kuko n'Imana yababwiye ati mwigendere, ngo babagiriyeho umugisha. Urumva babahaga ibintu nk'ababibajugunyira. N'abayobahaga ku buntu atijyanire. Iryo joro babifashe nibwo bitahiye. Ibyo rero nibyo Imana yafashe ijya kubakisha ihema ry'ibonaniro. Ese nta izindi nzira Imana igira yakoresha itagombye gukoresha ubwo buryo? Nibiyuzuye n'ibyawe mwami wanjye, ipfumba tuyikiganza cyawe uhaza ibyaremye. Isi yose nibiyuzuye n'ibyawe mwami wanjye. Mva nkubwire, isi nibiyuzuye n'iby'Imana. Ndashaka kukubwiza ukuri, ntimukajye mwifuza ibintu by'abisi. Imana ishatse irabibaka.
Imana ishobora kwaka umuntu indege wayiguze ariye ikayiha abarokore. Imana ishobora kwaka umuntu inzu yuyubakiye ari inzu ye ikayiha umurokore. Uva nkubwire nshuti y'umusaraba, Imana ifite uburambe mu kwaka abantu ibintu bakoreye, ifite uko yabigenza. Niyo mpamvu rero Imana ntukahangayike ngo mu bibazo Imana ifite amafaranga ntabamo. Icyo cyumve neza, mu bibazo Imana ifite ikeneye umutima gusa. Imana ikeneye abantu bayibera nk'abakontabure, Imana inyuzamo umugisha. Ikibabaje abarokore bacu, iyo Imana igize ibyibaha baragwa bakava mu buntu bwayo, kandi Imana ikabibaha kugira ngo biheshe Imana icyubahiro. Ahubwo ibyo bahaye ugasanga bagiye mu kunywa inzoga, mu gupfa urupfu. Ariko Imana ikintu ishaka gikomeye ni ukubona umuntu wayo ibyo Imana imuhaye bikoreshereza Imana. Ndagira ngo witekerezeho nawe, nzi ko hari ibintu Imana yagiye yakabandi ikabiguha, hari ibintu Imana yagiye ikora utanakijijwe ikabiguha ikabyaka abandi. Akazi wicayemo hari undi muntu wagombye kuba agakora. Ndagira ngo ntukayobe, umenye ko Imana iyo yaka umuntu ibintu, Imana se nayivuga gute? Uruzi ko n'intebe z'abami ikenyuruza abami, umwami abakenyeye ikamukenyuruza igakenyeza abandi. Uzi ko ivana umuntu ku ntebe ya cyami ikamushyira mu ivu, ikavana undi mu ivu ikamutera ku ntebe z'ibikomangoma. Uzi ko iyo ariyo Mana twamenye. Mu bibazo Imana ifite rero ntabwo ari ikibazo cy'ibintu bifatika. Imana ikeneye ahandi itura, naho ibundi bintu irabitegeka, yabyakaba bifite ibyo ubona bafite mu ntoki byose Imana yabibaka, kandi ntigushyireho urubanza, ikabiguha ari ibikwiye ibibatse, ikabiguha kandi nta rubanza, ikabatera umutima mwiza wo gufasha no kukugirira neza. Niyo mpamvu ubona ba Yozefu muri Egiputa bajyaga bagirira umugisha ko bagiye gukorera. Reka Imana iguhe umugisha, umenye ngo ibyo mfite nanjye ubwanjye n'ibyo Mucunguzi. Imana iguhe umugisha kumenya ngo iyo Imana ije gutura muri wowe hari ibikoresho Imana ibishaka kweza ngo bikorere Imana. Imana iguhe umugisha. Ushimwe Mwami wanjye, womenyera ubuzima ukaba ku byawe kubw'ubuntu bwawe. Ushimwe Mwami wanjye, womenyera ubuzima ukaba ku byawe kubw'ubuntu bwawe. Ushimwe Mwami wanjye, wowe unyitaho ku manywa na nijoro, ukamenyera ubuzima. Ukwiriye gushimwa mu isi yose no mu ijuru, nta wundi ukwiriye gushimwa. Amen.